abantu bagikaranga muri uyu mudugudu babahe. Reka ibi ntabwo nabyihanganira. Gitifu ndagiye. Uko bisa kose ni igihumyo. Iki ni igihumyo. Yewe we. Yewe tatawe ibi bintu ngombe mbiryeho kuko nabiriyeho. Yewe we agahinda nagira nagakizwa n'iki. Reka ndebe mwizi kariseza. Sha ibi bintu ntabwo mbyumva. Ndazengurutse karitsiye nababuze ahantu ndamenya ari hehe, ariko reka mpamagaze inama ahubwo igitaraganya noneho ngiye nibonanire nabo. Umuntu utinyuka agakaranga Gitifu najya nkaranga ansobanurira impamvu bakaranga. Hari uwari wacu wanjye akumva ngewe ngenda nangiza akayunguruzo k'izuba. Niko ndabyita, ariko niko ndabyita hose gukaranga harimo iki ntacyo. Reka mbareke mbahamagare baze babaze impamvu. Baturage muzi inama itunguranye hano ku kagari. Muze murebe Gitifu mushaha ibintu yatuzaniye ga. Igihumyo kirarikoze. Oya nako muze mu nama Gitifu arabashaka. Mayeri y'ibihumyo inama Gitifu mayeri y'ibihumyo. Oya mu nama. Kangura mbuga ngo ibihumyo. Baje kuduha ibindi bihumyo ye. Kandi kenyiriye ho wenda bagiye kuduha ibindi. Ndusha izindi bihumyo. We simbizi ndusha ibihumyo. Ibihumyo. Akanjya n'umufuka. Muraho neza. Narindi gutembera muri karitsiye numva abantu bakora ibintu bihabanye n'amategeko ya leta. Mushaka ubu ngubu izuba niryica abantu muzatangira ngo leta ngo nishyiremo inkunga ngo ibiki. Tukiraho ngaho umuntu wakaranze igihumyo ngende mu muhanda nahita azamura agatoki. Ibi bintu ntago ngiye mbyumva. Umuntu utinyuka agakaranga igihumyo nta soni. Gitifu mwari mwumva nkaranga mukaranga ibihumyo nk'abande mu izina rya bande. Mwe muri kwangiza akayunguruzo k'izuba. Muragira ngo izuba rizica abantu, imvura izagirwa ice mu kayunguruzo k'izuba ahantu katobotse inyagira abantu. Nanjye nako n'ubundi yabanyagiraga, ariko si icyo naringamije. Munsobanurire umuntu wari ukaranze igihumyo. Ni nacyo gitumye mbahamagara hano, ariko ntago ari cyo gusa. Murambwira umuntu wari ukaranze igihumyo ntazamura agatoki.
aro ko semana yewe nta nubwo yayifashe burya ubu se koko mbigenze ne twagira ngo tumusobanuze neza uburyo abantu bakaranga akayunguruzo k'izuba kagapfumuka uyu mugitifu tunamubaze nimba ari bo bamutuzaniye koko aro giti ni gitifu w'umurenge turi kuvugana giti hano twagize ikibazo wa mugitifu mwaduhaye ubu ngubu rwose atugeze ku buce pe ubu yatubujije n'ubutaha ngo nitumubwire umuntu wakaranze igihumyo giti mbabarira wiseke ibyo nkubwira ni ukuri ubu ndahanu hihereye ariko inama abandi yabagose rwose giti birababaje nubwo usetse rwose nanjye ukaba uri kunsetsa ngo umuntu amaye ko gitifu w'umurenge amamagaye bagakonje kararangera ariko nabo barashoboye kanitabe numva icyo ambwira yego giti ibihumyo ibihumyo se wabirariye sha natwe muduhe ngo mu mudugudu nta gitifu wundi uhari nese yakoresheje inama y'ibihumyo yego ko wabihumyo ibyo bihumyo se hari aho byapfuye yewe ntago ari ngewe sinzi undi bahazanye ntabyo nzi ubwo nyine ndibuze kugerageza ndebe uko njyayo nanjye ndebe ko kuwo mu gitifu ko bamuzanye none se nimwe mwamwohereje ego ko mana yewe ndumva ibihumyo byabaye ibihumyo none se uwo muntu bamufunze nese bababwiye ko yitwa nde Mayeri yewe ni Mayeri koko n'ubwa mbere habaye inama y'ibihumyo ye ibyo bihumyo se ni ibyiki ngakayuguruzo kacitse none abantu basigaye bakaranga n'akayunguruzo kagapfumuka ego komana nese we nta karanga ndaje njya kumureba da uwo muntu waremesheje inama y'ibihumyo none se giti ubibwiwe nande n'umuturage impa nimero ze nanjye mwibariza ibyo bihumyo wenda hasanga yewe we ngo gitifu araje ariyeziye ayo mafaranga utayamuha nyanzi ayo mafaranga utayamuha mba nanjye nafite ubwo kuyamuha we gitifu araje se koko dore uko gitangiye kureba do ukubanza kitwumvise we umva reka mbabwire dore burije musigarane ibihumyo byanyu musigarane ibihumyo byanyu nibyo ngibyo bya amafaranga nzaza kuyatwaresha dore burije are oya giti